temi ibishimwa ubu umunyu iyi si ikeneye abantu bavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana ukabwira Kristo w'ukuri atari ubwesikoro atari ukwiba abantu atari ukubabeshya atari ukuvuga ibintu ku rurimi ingeso zawe zitandukanye nabyo ukera imbuto zikwiriye abihannye. Haleluya. Ngo araritema akarikuraho ngo iryera imbuto araribagarira ngo araritunganya ngo kugira ngo rikomeje kwera imbuto nyinshi. Rero muntu w'Imana wiburi mu bagiye gutemwa ahubwo ba muri babandi bagiye gutunganya ugakomeza ukera imbuto. Yesu niwe muzabibu w'ukuri natwe turiho nk'amashami. Imana niwe nyiri muzabibu. Rero ndagusabye ngo nimureke dusubire ku rufatiro. Nsaba umutekano mpera aho ntuye mu mudugudu. Erega umuturanyi yabuze amahoro nawe uri umuntu muzima ntabwo ushaka kugira amahoro. Nzi no kuvuga ko ndi umunyamugisha ngomba guhesha abandi umugisha. Nzi no kuvuga ngo Mana kuko ntuye kuri uyu musozi ndasaba uyu musozi nuhirwe nuzemo iterambere nuzemo niba hari abajura nk'ubu ahantu dutuye si ngombwa ko abwira umuntu azabana nahavuga n'ubutaha ariko hari igihe tukihimukira hari abajura ariko niyumvamo umutima ndavuga ngo ngiye gufata iki kintu nkisengere aba bajura bacike muri aka gace cyane. Inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries twongeye kubakira mu izina rya Yesu tuvuga ngo amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hirya no hino kugirirwa neza n'Imana yacu kubabeho. Rero turabasuhuje tuvuga ngo nikaze nanone kuri wa munsi wacu Uwiteka aba yaduhaye kugira ngo tuwunezererwemo tuwishimiremo hejuru y'ibibazo waba ufite intambara waba ufite mu ngorane waba urimo gucamo ariko ni umunsi Uwiteka aba yaguhaye kubamo kugira ngo uwunezererwemo. Ntabwo tuzahagarika ibigeragezo ntituzahagarika ibibazo ariko uwo munsi Imana iba yaguhaye ukabyuka ukumva birakunze ukabyuka ukumva biremeye ni ukuri ni umunsi wo kunezererwa Imana yacu tukayishimira. Rero amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hirya no hino. Rero nanone tuje hano muri studio kongera guhumurizanya. Erega twarababwiye ngo turiho kubw'umugambi w'Imana kandi umugambi w'Imana ugomba gusohora ku buzima bwawe n'ubwanjye tukamenya icyo Imana yatuvuzeho tukamenya icyo tugomba gukora mu gihe cyacu tugihumeka. Ntacyo turusha abatambutse ntacyo turusha abasinziriye kuba turiho. Reka duprofite cyangwa se aya ni amahirwe kugira ngo dukore icyo Imana yadusigarije. Rero njye nawe reka dufatanye dukorera Imana mu gihe cyacu. Rero reka duhereze umukozi w'Imana tumubwire ngo nikaze nanone mu murimo wa data wahamagariwe kandi nshima Imana ko awukora atinu batavuga ngo ariko se Dernage se ndi buboneke kubera bya bindi namwe muzi mutiye duhura nabyo mu rugo. Rero tumuhaye ikaze Pastor Nikaze. Arakaze cyane. Amen. Amen. Reka rero dusenge hanyuma tumuhe ikaze tubabwire n'icyo tugiye kuganiraho. Data mwiza tuguhaye icyubahiro turagushimiye kuko uri wo kwiringirwa uri umwami wacu uri inshuti yacu uri umubyeyi wacu uri byose kuri twe mwami. Tutagufite ntacyo twaba turi cyo turabo turi bo kubera wowe kandi kuko hari icyo watuvuzeho. Rero turakunezererewe iyo dutekereje ko tugiye kuza mu nzu yawe tugiye kuza imbere yawe kugira ngo tugukorere tuvuge ubushake bwawe mwami. Imitima yacu iranezerwa na n'uyu mwanya turanezerewe ko tugiye kuvuga ku ihumure ryawe. Data uzuvugane natwe mwuka w'Imana ngwino tuganirize uduha amagambo akwiriye kugira ngo bene data badukurikiye nabo bakire ihumure bahumurizwe bave mu buretwa bave mu bibatsikamiye bisobanukirwe bamenye yuko hari icyo Imana yabavuzeho. Turagushimiye ko mushe gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero turavuze ngo twarimo duhereza Pastor ikaze kugira ngo tuganire ku magambo y'ihumure. Murabizi tuyaduhumurizanya mugaca mu gikari mukatubwira tukabasubiza. Rero n'ubu nimutinde hanyuma niba warakoze subscribe bihereze kora share ubihereze na bagenzi bawe nabo babikore kugira ngo twese dufashwe hamwe. Hanyuma nibirekeraho nababwira uti rero nukora subscribe ujye wongeraho kore kuri ka kantu kameze nk'inzogera ka kandi kameze nk'ingofero kitwa notification. Nyamuneka nukora subscribe umubwira akore no kuri ka kazogera kugira ngo ibiganiro ajye ahita bibona direct bitarinze kubaza no kujya gushakisha oya uhita ubibona.
hanyuma twese twunguke mu bwami bwa data, bidufashe twese tugirirwe akamaro. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bagirire neza. Hanyuma ikindi mujye mutubwira, tumenye feedback, twumve ese turi kumwe, turagendanye, ese mwasobanukiwe, aho mutasobanukiwe mutubaze tubasobanurire. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Rero turi kumwe n'umushumba Pastor Esther. Iminsi yashize twari mu birori bye amaze kurangiza amashuri, hari n'ibindi azadutumiramo. Rero turacyategereje mushumba kugira ngo tuze dusangire uwo munezero nawe. Hanyuma uyu munsi rero twaje kuganira ku kintu cyitwa umunyu. Umunyu ni iki? Ese waba uzi umunyu icyo ari cyo? Waba uzi icyo umunyu umaze? Ese umunyu ni iki? Niba utazi umunyu uyu mwanya tugiye kubikubwira. Hanyuma wowe nanjye uze twemere kuba umunyu Uwiteka dukoreshe, hanyuma turyohere abadukurikira. Kubera iki? Kubera kwakira Kristo muri twebwe. Kristo yaje muri wowe aguhindukira umva umunyu, amagambo uvuze akaryohera abantu, ibyo ukoze bikaryohera abantu. Umva reka tugendane, kaduhereze mushumba ikaze, hanyuma adukomereze ku kiganiro cy'uyu munsi. N'ikaze mushumba. Murakoze cyane. Nanone navuga ngo turashima Imana nanone kubw'uyu munsi. Turashima Imana pe yongeye kuduha ubuntu bwayo ko kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana n'abantu bayo mu migambi myiza Imana ifitiye abantu n'ibi birimo. Rero akira umugambi mwiza wo dukurikiye Imana igufitiye. Natwe rero nibw'ibyishimo kubwo gukoreshwa nayo. Tugiye kuganira ku munyu, ariko mu busanzwe ntabwo tuba turugira umwanya munini cyane wo kuvuga. Yenda umuntu yajya avugaho gatoya ukagenda nawe ukakagura, Mwuka w'Imana akagufasha. Katuvuge umunyu mu byo kurya. Ibyo kurya bisanzwe, wateguye ifunguro ryawe ukibagirwa umunyu. Hari uwo wabigeneye, ari muganga wabigutegetse, wabirya ariko utaryohewe. Ari nko kuvuga ngo mbeho gusa. Ari n'umushyitsi wabiteguriye, ntabwo yaryoherwa nibwo waba washyizemo ibirungo bingana gutya, kubera ko umunyu wagenewe kujya muri iryo funguro. Ikindi umunyu ntabwo ungana n'ifunguro wateguye ubwinshi, kaba ari akantu gake ushyiramo, ariko kubera agaciro kawo ufite, ako gake ushyizemo kakazana uburyohe cyane. Vuga ngo nta nubwo bisaba kuba byinshi. Yego. Bivuze ngo akunyu ni akantu gake, mbese ni akantu minjira. Yego. Muri ya safuriya nini watekeye abashyitsi cyangwa se n'umuryango wawe, ariko ukamenjiramo akantu gake. Bigaragara ko ni akantu gafite agaciro gakomeye. Wavuga byinshi ariko ukatugarukira kugira ngo ducunguze uburyo. Yego. Noneho rero turashaka kureba hano, iyo tuba turimo kuvugana n'abantu b'Imana, turashaka kubihuza n'ijambo ry'Imana. Umunyu uvuze iki mu ijambo ry'Imana? Ese ko Yesu avuga ngo turi umunyu, umuntu yaba ata umunyu kandi nawe afata umunyu agashyira mu byo kurya? Yego. Umunyu kari agafu umuntu aminjira, ubu nahinduka umunyu akaminjira mu biryo se. Yesu we yahisemo ko wahinduka umunyu, nanjye nkahinduka umunyu. Yego. Nakuryaho nkaryoherwa, ifunguro rikambera ryiza. Ndimo ndasaba Imana ubuntu bw'Imana bubane natwe turi hano kuri iyi kamera, tubyumve neza, tubyumve. Ikindi nawe udukurikiye tukubera umunyu. Tukubera umunyu, turyeho, wumve ibiduturukamo bikubera umunyu, bikubera ihumure, bikubera ubuzima. Umwuka w'Imana nashyigikire rino jambo rikubera umunyu. Nawe ugenda ubera umunyu abandi. Nuko turebe hano Yesu yabivuzeho iki mu ijambo ry'Imana. Tujye muri Matayo, ibice 5, kuko atari harehare cyane, dushatse twahirira no ku murongo wa mbere tugakomeza, kuko hano turaza kugera ku murongo wa 13, ariko reka duhere ku murongo wa mbere. Imana iguhe umugisha. Ibice 5 umurongo wa mbere. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mutima, mu mitima yabo,
kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko abantu bakawukandagira. Kuwa 14 muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi mubasha kwihisha. Amen. Turimo dusoma rino jambo hano hejuru havuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Numvise hamfashe cyane, ndavuga ngo mbere yo gukomeza kugera ku munyu dusobanura icyo Yesu yashakaga kuvuga. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa wa muntu ugerageza. Hano hanini turi buza kuba tuvugana cyane n'abantu bakijijwe kuko ni nabo babwirwa ko ari umunyu w'isi. Yego. Ariko hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Ukaba uri aho ukumva muri wowe harimo ikintu kituzuye. Yego. Urumva wifuza kuba umukiranutsi. Urumva wifuza kubaho mu buzima bunezeza Imana. Ndumva nifuza kubaho mu buzima undeba ukabona Yesu. Urabizi turi hano kuri iyi si. Duhagarariye umwami wacu kandi tubwiye ngo nimugeze mubwiriza abantu bose ubutumwa bwiza. Noneho nkabyumva mu mutima wanjye nkavuga ariko ngombye kugira nk'ingeso za Yesu. Ari hano we yavuga iki? Ari hano yabwira iki abantu? Ibyo bintu nkabyumva nk'inzara, nkabyumva nk'inyota, nkumva ndetse iyo nyota ntirimo ishira. Ni cyagiye imbere y'Imana nkasaba n'imbaraga zo gukora ibyiza, zo kwitwara neza, zo kuvuga ibyiza, byo kukugaragaza Kristo. Rero ngo uwo muntu arahirwa. Kristo Yesu yaravuze ngo ari mu bantu bahirwa, ngo kandi uwo muntu azahazwa. Uzahazwa ikiri hano ku isi ndetse n'ubuzima bw'iteka bwose uzabaho. Natekereza ko ariko guhaga kwa nyuma kweruye. Nino twigire hano Yesu yavuze ngo namwe muzahirwa ubwo bazaba babatuka, babarenganya, babahora gukiranuka, babahora izina ryanjye, ngo muzibuke. Turavugana hano n'abantu b'abakozi b'Imana, n'abantu bakijijwe, n'abantu bamenye Yesu bamukurikiye. Ukaba ubona urimo kurenganwa hanze, uzi ko ushobora kuba uri urubyiruko. Kubera ukijijwe hari imyifatire urubyiruko rugenzi rwawe rurimo rukora wowe utakijyamo. Icyo gihe baragufata bakujugunye bagushyira iriya bavuge bati ntukiri umuntu, warasaze, warayobye, wakoze iki. Icyo gihe urabyiyumva ko urimo kurengana, uri mukure kurimo kurengana. Ariko ndakubwira ngo humura, Yesu aravuga ngo urahiriwe kuko wahisemo inzira ukanga ikibi ugahitamo icyiza. Ariko noneho Yesu aramanutse heza aravuga ngo wowe muntu umeze gutyo uri umunyu. Biragusaba iki rero? Ba bantu batarimo babyumva, ba bantu barimo bibwira ko wasaze, bakoraga ibyaha runaka ntacyo bijyamo. Banywaga inzoga bakarara mu gasozi, banywaga urumogi, barumva ko ari byo byiza. Bakora ibintu bidahesha Imana icyubahiro, wowe ubyirobanuyemo. Yenda wari umukobwa urakijijwe, wari ufite umuhungu runaka mukora n'ibyaha runaka, uravuze uti kuva nkijijwe ndabiretse. Urasa nkaho urenganyijwe, urasa nkaho ututswe, yenda runakubwira na bagenzi bawe hari ibyo uretse. Ariko aho urimo kurengana, ariko ni nako karengane rekane kugatindaho. Yesu yaravuze ngo wowe nanone uri umunyu w'isi. Ba bantu barenganywa ni nabo Yesu yabwiraga ngo uri umunyu w'isi. Umunyu w'isi rero, uri umunyu w'isi kuri ba bantu batazi ukuri. Yego. Nukwera imbuto, nukugaragara koko mu ngeso zawe ko wahindutse bitari amagambo. Hari abantu bakijijwe bazi kuvuga agakiza mu kanwa bidaturuka mu mutima, ariko iyo bituruka mu mutima
umwuka w'Imana arabiherekeza koko wa muntu ijambo ry'Imana tubwira ngo niwe mwuka wera niwe wemeza abisi ibyaha byabo ngo bakihana. Nivuga ngo iyo uvuga ukuri kuri mu mutima mwuka wera aherekeza ririya jambo rikaryohera umuntu akaba yava mu byaha. Icyo gihe ubwo buryohe nibwo Yesu agaragaza nk'umunyu. Ibintu bitari bifite isa bigira isa ku bwawe. Murokore udukurikiye, muntu wemera Imana, mukozi w'Imana, ijambo ry'Imana yakubwira ngo kura ibishimwa mu bigawa, fata ibigawa ubijugunye uhitemo ibishimwa ubu umunyu. Iyi si ikeneye abantu bavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukabwira Kristo w'ukuri, atari ubwesikoro, atari ukwiba abantu, atari ukubabeshya, atari ukuvuga ibintu ku rurimi, ingeso zawe zitandukanye nabyo, ukera imbuto zikwiriye abihannye. Haleluya. Noneho niwe ubwirwa ngo uri umunyu w'isi. Ushobora no kutavuga, ibikorwa byawe byonyine, imyifatire yawe yonyine igatuma abantu baza kuri Yesu, ukaba ubaye umunyu. Bya bintu bitari bifite isa bikagira isa. Hepfo arakomeza akavuga ngo uritabaza ribona riri ahantu, uri umucyo, uri ahantu ngo uteretse ahantu hejuru ngo abantu bose bareba, ngo ntabwo wakongeza itara ngo nurangiza ushyireho utwikira. Ufata ikibo utwikira, ufata igiseke utwikira, ufata ikintu runaka utwikira. Oya, Kristo yashyize umucyo muri erega umucyo ni Yesu. None harimo kutubwira ngo uwo mucyo twe kuwutwikiriza ibihendo by'iyi si, twe kuwutwikiriza ibyo tubona byitwa, twe gupirata ijambo ry'Imana, twe kurihindura uko ritari. Nicyo bivuze hano ngo turi umunyu w'isi, turi umucyo. Umudugudu wubatswe ahantu hagaragara hirengeye, abantu begeye hano. Twe kujya no mu ntara hano mu mujyi hari abana bishwe n'urumogi n'ibiyobyabwenge. Ariko niba kubona nk'umubyeyi wowe, umugabo n'umugore, namwe ubwanyu nubwo mutanywa urumogi, nubwo mutarara mu kabari, ariko intonganya mufite mu rugo, namwe nta mbuto murimo kwera. Nimba ntereye uriya mwana imbuto, azazikurahe? Azazitoragura hanze? Ibyo azajya gutoragura hanze n'ibiriya agiyemo. Rero biradusaba cyane umuryango wa Gikristo nimubane neza. Hahandi umugabo n'umugore badakijijwe babanye nabi, baza kubigiraho, babagisha inama. Mwebwe mubikora muti? Mwebwe kuki mukondanye kwerera abantu imbuto ku buryo abantu baza kubibazaho mubishobora muti? Ubanute n'umugore mukagirana imyaka muhuje, mukundanye, abana banyu babumva, muyobora muta abana banyu. Uko niko kuba umunyu, uko niko kuba umucyo. Umucyo wanyu urakurura abaturanyi. Umucyo w'abana banyu mwareze baragenda bajye ku mashuri, bakurura abandi bana, kuko abana banyu bakuye umucyo mu rugo. Nicyo kintu bidusaba ababyeyi murimo mudukurikira, nimugerageze ku buryo umucyo wanyu ugenda ukazana abaturanyi, ugendera mu bana banyu, ukazana abandi bana. Abantu bamenye Yesu. Abantu bararushye, ibyaha birabavunnye, ariko nitutazana uyu mucyo wa Yesu ngo abantu babone icyiza n'ikibi bahitemo icyiza, ntacyo tuzaba dukora. Mu bundi buryo ubuntu Yesu yaduhaye tuzaba tubutesheje agaciro. Rero nimureke tuba umucyo. Yesu yaratubwiye ngo ntabwo umucyo wawutwikira. Ntabwo bishoboka. Iryo tara ryazimye cyangwa se rikotsa icyo watwikiriye cyane. Cyangwa se niba ikintu gikunze gutwikirwa, bivuze ko nta mucyo n'ubundi wari uhari. Ubwo nyine uri mu mwijima. Yego. Ubwo rero niba ibyawe bitagusohokamo ngo bigire undi biyobora bimuzane mu nzira nzima, bivuze ntabyo ufite. Urimo urabeshya, uritwa izina gusa. Kera abantu bajyaga baba baraho nko muri karitsiye, ugasanga umuntu aritwa Murokore, izina ryarafashe. Jya kwa Murokore. Ariko mu by'ukuri reka ube Murokore koko, Murokore ufite imbuto usoromwa. Nk'ubu abana banjye bagiye ku ishuri, abakobwa banjye babiri ubu bose bari mu wa mbere. Abagezeyo ngiye kubasura barambwira bati, mami uzi ko hano ku ishuri
hari gurupu y'abana b'abapasiteri, hari amafamiye menshi atandukanye tugiye tuyabamo, ariko hari n'amafamiye y'abana b'abapasiteri. nkamubaza se iyo mugiyeyo mukora iki? Twiga uko dukwiye kwitwara, indangagaciro umwana w'umupasiteri yakwitwara gute kuri iki kigo, yagira izihe ndangagaciro. Nibyo tuba tuganira kugira ngo tugaragaze itandukaniro ko ba data bakorera Imana, ba mama bakorera Imana, Imana nzima, twe kuza kubeshya hano ngo twivange. Ndavuga aka kantu abana bagatekereje neza, yego bagatekereje neza, ngo yaranambwiye ngo bajya banatekereje ko bazajya bagira umwe mu babyeyi babo bakamutumira akaza kubwiriza aho bagira. Rero ubwo urumva nk'abo bana bajyanye umucyo. Buriya uzi ko umwana w'udakora neza ntabwo azayinjiramo, kuko bazamubwira bati ntabwo ari uku twitwara. Buriya muri uko kuvuga ngo tuganire ku ndangagaciro zacu tugaragaza Imana ba data bakorera, ni imyitwarire myiza. Uwagenda ntayigire ntabwo azabinjiramo. Buriya bafite n'ibihano, uwitwara gutya ntabwo yagera gutya. Urumva rero niyo abana bato bagiye mu wa mbere bavuye muri primaire batekereza ibyo bintu, nawe ndagusabye muntu udukurikiye, subira ku isoko, wongera uvuga uti nari umunyu hanze runaka twacuruzanyaga, nta kintu akinsoromamo. Wongera uwisubireho, wihane, ingeso zawe uzihindure, abantu bakubonemo umunyu, bakubonemo umucyo, bavuge bati mubona nka runaka. Biryoshye bituma umuntu kugutangaho urugero. Ntubona abana ba runaka, ntubona uriya mugore uko yitwara, ujye mwitwara nka runaka. Yego, n'abakozi wagiye uvuga nka runaka. Yego, n'aba bana badufasha mu mago yacu. Umwana gutangira ubuhamya akavuga ati ngewe urugo ndimo rumpesha amahoro. Yego, urugo nakoze yenda ashaka kuhava agiye gushaka, ukamufasha muri uko gushaka, wamwereye imbuto ntumujugunya hanze. Niba ari umwana w'imurobanura mu bana bagenzi bawe, mwibuke ko turi umunyu bakozi b'Imana. Muntu ukijirwa ntabwo bigusaba ngo uri pasiteri. Ufite umwana mu rugo ugufasha, umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu, witekereza ko we yavutse inyuma y'inda ngo nujya kurya ajye kurira hanze kandi abawe baririye ku meza. Hari abo nagize bakaza badakijijwe agahitamo gukizwa. Ibyo niko kuba umunyu w'isi. Dusubire ku isoko, tugaragaze Yesu muzima, Yesu wa wundi wapfuye akazuka akajya mu ijuru. Uyu nguyu uzagaruka ku bicu tukamusanganira, twumva ijambo rye icyo adusaba. Tuba umunyu w'isi. Abantu bararushye, bararemerewe, ibyaha bimereye neza abantu, ariko twebwe twitwa ko twakijijwe, biradukwiye ko tubitara bimurika abantu bakarizaho. Reka nkubwire, umucyo buriya ucanye itara, ukinjira mu nzu ugacana itara, ntabwo bigusaba ko, ntabwo bisaba ibintu byinshi. Umucyo gatoya karamurika umwijima ugahunga. Ariko wari wabona niyo ugenda ahantu ukabona hari umwijima, uzi ukuntu uba wumva utinye, uba ufite ubwoba ukavuga Imana ahantu habaye ubusa ndahava gute, ugasanga ugize umutekano mukeya. Ariko iyo ahantu hari umucyo ukabona hari ahantu utiwe, reka twihute tujye hari ahantu niho hari umucyo kugira ngo tubone. Buri muntu wese ntekereza ko aba yifuza kujya ahantu hari umucyo. Rero mureke, niba waramenye Kristo, haranira gutandukana cyane n'ibituma utagaragaza yuko uri umucyo w'isi. Urugero, yenda urakora muri banki, biragusaba kuri iriya kesi ukoraho ko bahora bavuga bati uwaduha abana nk'aba ngaba cyane. Niba uri manager, nibura abakozi uyoboye, reka bavuge bati n'ayandi mabanka yabahirwa kugira umumanajya nk'uriya. Niba ucuruza, reka abantu bifuze kugurira iwawe kuko ufite ibipimo bikwiriye. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo Imana yanga ibipimo binyuranye. Hari yenda tubyumva tukumva n'iriya minzani, ariko ibipimo binyuranye mu mutima. Wowe ndakurebera muri uru rwego, nuzi undi murebere muri uru rwego, uyafite ibi, uyakomoka kwa runaka, uyateye atya, uyavuga atya, ibyo bipimo binyuranye mu mutima wawe nibivemo, muri wowe nihazemo umucyo. Nk'uko uvuze ngo umwijima utera ubwoba,
ni uko ubuzima bwa kamere iyo buri muri twe haba harimo umwijima, ni uko ubwoba buza bukataka umuntu ugasanga n'ejo hazaza haguteye ubwoba, urikanga ubusa, urategwa n'ijambo wavuze, urategwa n'ibyo wakoze, kubera ko muri we harimo kamere ariyo ikontorora. Ariko iyo umwuka wera aje muri wowe nibyo bisobanuye umucyo, ijambo ryawe ari ukuri, icyo wavuze wagisubiraho, utagitinya, utabebera, kuko muri wowe uravuga ukuri kurimo, uri umunyu w'isi. Ngo iyo umunyu wakayutse n'icyo uba umaze ngo kereka kuwufata bakawujugunya hanze bakawukandagira. Murokore rero wiba wa muntu abantu bakandagira, ahubwo uba wa muntu abantu bageraho bakumva basoroma urubuto rwiza bakarurya. Yesu yaravuze ngo niwe muzabibu w'ukuri, ngo data niwe nyirawo, ngo niwe uwuhingira, ngo ishami ryose ritari kuri nge ngo arikuraho ritera imbuto, ngo araritema akarikuraho, ngo iryera imbuto araribagarira, ngo araritunganya ngo kugira ngo rikomeje kwera imbuto nyinshi. Rero muntu w'Imana wiba uri mu bagiye gutemwa, ahubwo ba muri ba bandi bagiye gutunganya ugakomeza ukera imbuto. Yesu niwe muzabibu w'ukuri, natwe turiho nk'amashami, Imana niwe nyiri muzabibu. Rero ndagusabye ngo nimureke dusubire ku rufatiro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo rw'intumwa n'abahanuzi, uko kera uko ijambo ry'Imana ryatangiye, rwa rundi Mose yubatseho, rwa rundi Dawidi yubatseho, nabo bari nkatwe, bahuraga n'intambara nkatwe, ariko baharanira ukuri. Ba bandi bimuwe ngo ba Henoki, Imana bagendanye n'Imana ngo bagahembwa kwimurwa batafashe urupfu, ngo bakagendana gukiranuka, bagendana umucyo. Ba Eliya igare ryaje rigatwara, babaye muri iyi si ari abahanuzi bavunika, ariko ngo bagendana n'Imana. Nimureke tuba umucyo natwe, Imana hari ibyo izaduha, hari ibyo uziko inavuga ngo kuri iyi si nzaguha 100%, no nguhe n'ubugingo buhoraho. Rero iyi si twemerewe kubona ibyayo tukabirya, turabyemerewe, umugisha urimo, twemerewe kubyariramo, tugatunganirwa, tukagira ibintu byiza, ariko nanone tukongeraho n'ibyiza birushaho by'ubugingo bw'iteka. Ikindi cyamarira iki ngiye mu ijuru nkagenda ngenyine ugasigara, biransaba ko nkwerera imbuto nkagufata, aho mbona unaniwe ne kujugunya, aho mbona utsikiye nkubwire ngo urugendo ruracyashoboka. Bantu bo mwitorero nimwiga gufatana amaboko, babandi amava sukuma, babandi bananiwe urugendo, ibintu birabananije, umuntu arananiwe, mugenzi we aramunanije, ariko wowe ubu ndavugana n'umuntu nteze amatwi, wowe iga gufata babandi bananiwe, urugendo babona rubananiwe, mubwira uti biracyashoboka, muri Yesu biracyashoboka, muri Yesu ibyiringiro biracyahari, komera, reka dusarura ahubwo, kuko twebwe bivuga ko turi abasaruzi, kandi n'ubu turimo turasarura. You never know ko hari umuntu ugiye kudukurikira agahitamo kuvuga ngo ibireka mbihindure, yego reka nisubireho, hanze nari imaze gukayuka, reka nongere mba umunyu. Nabuhamya mfite hano hanze. Yego, ubu hari n'uwadukurikira ari umugabo n'umugore bakicara bakavuga baturabizi, reka duhindure. Ubu bino bintu turimo uwadusoromaho hari icyo yadutwara, abana bacu hari icyo imbuto turimo kubereka. Yego, erega iyo twabikoze nabi, iyo twagarutse natwe bitugiraho ingaruka, nubwo bigira ingaruka kuri rubanda nyamwinshi, ariko natwe bitugiraho ingaruka. Umwana wanjye nimba neza imbuto nawe akagenda akazera hanze, umwana wanjye azaba hati. Biransaba yuko mba umucyo, kandi umucyo yuri muri wowe uba uri umunyamugisha. Iyo Imana iri mu rugo rwawe, nuza Yosuwa navuze ngo nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Iyo mwahisemo umuryango wanyu gukorera Uwiteka, Imana ikaza mu rugo rwanyu, bantu b'Imana urwo rugo rubamo ubuntu bw'Imana, rubamo amahoro, rubamo umucyo, n'abashyitsi bahaje baraza bakabona ubuntu bw'Imana cyane, bakagubwa neza cyane, bakumva bahafite umudendezo. Hitamo icyiza rero, rekura ikibi, gisezerere, wimike Imana mu buzima bwawe. Utarakizwa, hitamo uwo mucyo tukubwira, egera abakozi b'Imana bakugira inama uburyo uhitamo uwo mucyo.
umugore n'umugabo mwari mubanye nabi, abantu bajya bavuga ngo hari abantu baturana nk'imisozi, mukaba muri mu rugo ariko ni nk'imisozi ituranye. Nimuhitemo wongere ubu umugore n'umugabo mwubahane, umugabo abe umutwe w'urugo, umugore abe umufasha, he kugira ushaka gusimbura undi. Muzane umucyo mu rugo rwanyu, n'abana banyu nibajya kubaka yabo nabo bazajya n'ibyo babonye kuri data na mama. Rero duhitemo icyiza, duhitemo kuba umunyu, duhitemo kuba umucyo, ubundi ingororano zacu ni nyinshi mu ijuru. Amen, amen, amen. Urakoze cyane mushumba. Imana iguhe umugisha cyane. Nizeye cyane yuko abadukurikiye bari busobanukirwe uyu munyu uwo ari wo. Ntabwo ari umunyu, nibwo twatanze ibyo kureberaho by'umunyu turya mu biryo, uraryoha pe. Ibiryo niyo muganga yakubwiye ngo uba uretse umunyu kubera puresha yazamutse, ubirya kubera ko uzi ko ari umuti, ariko mu by'ukuri utakabaye ubirya. Rero uyu munyu Kristo kuba ari muri wowe ugahinduka umunyu kuri bagenzi bawe, mu mvugo, mu migendere, mu mibanire na bagenzi bawe, mu rugo rwawe, umugabo n'umugore. Iyo umugabo n'umugore bumvikanye, abana babo bagira amahoro, bagira umunezero, bakuzuzwa, bakumva bahagijwe n'ibyo. Noneho iyo abana bujujwe n'abakozi mutunze nabo bakuzuzwa, noneho n'abaturanyi bibageraho, noneho abaturanyi bakaryoherwa no kubona ko bafite umuturanyi mugenzi we mwiza yashakiye, ahamagara akavuga ati nyamuneka nimuntabare, ugatabara, nyamuneka nagize ibirori nimuze dusangire. Ni ukubera iki? Wababereye umunyu, babona uri umuntu wo gusangizwa ibyo bagezweho. Iyo umuturanyi yagiriwe neza, yabonye umucyo wawe, umva muri community yawe utuyemo, muri uwo mudugudu, muri uwo murenge, babona umucyo. Kuko hari imiryango ibiri yagize umucyo, mukamurikira abandi, noneho bikava aho ngaho bikagera no ku karere, bikavaho noneho uko ugenda umurika mu itorero rya Kristo hagacana, ukaza wamuritse, nanjye ndamuritse. Ubwo ngubwo iyo batubona bati ariko pastori ni wo kwigiraho, uriya mupasiteri atubera umucyo, uriya mupasiteri atwerera imbuto. Bakristo bene data, mureke tube umucyo. Emera kuba umunyu, n'uba umunyu aho uzajya ugera hose bazajya banezerwa. Umunezero uhita uhagera, ukabana abantu batangiye guseka utari wanavuga. Ahantu ugeze uri umunyu, abantu barakubona bagatangira bakagusuhuza, mwene data, kandi ubona bakwishimiye kubera yuko bazi ijambo rigiye kuvamo. Hari ikindi cyane nemera mu mwuka, abankurikiye ntekereza ko bashobora kumenya. Ubundi iyo ubwami butandukanye bugiye ahantu, ibindi byose birakurikira. Nk'uko ijambo ry'Imana tubwira ngo umushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bizaza. Rero muntu w'Imana ufite umucyo mu rugo rwawe, ukaba uri umunyu, reka nkubwize ukuri. Ukuri kuravuga ngo umugisha n'abaturanyi bawe ubageraho. Mu by'ukuri hari icyago kiba cyakabaye kigera ku muturanyi wawe, ariko kuko ikirere cyawe kimeze neza, uri umunyamugisha wubaha Imana kuri uwo musozi, n'umudugudu wawe uzahirwa. Yewe njyewe nemera ko niyo nsenga ndi mu rugo rwanjye, nsengera abaturanyi, nsengera umudugudu, hari aho byaguka nkagera no ku rwego rw'igihugu, ariko mbanza abaturanyi. Niyo nsaba umutekano, mpera aho ntuye mu mudugudu. Erega umuturanyi yabuze amahoro, nawe uri umuntu muzima ntabwo ushaka kugira amahoro. Nzi no kuvuga ko ndi umunyamugisha, ngomba guhesha abandi umugisha. Nzi no kuvuga ngo Mana, kuko ntuye kuri uyu musozi, ndasaba uyu musozi nuhirwe, nuzemo iterambere, nuzemo iri, nuzemo. Niba hari abajura, nk'ubu ahantu dutuye si ngombwa ko abwene umuntu azabana nahavuga n'ubutaha, ariko hari igihe tukihimukira hari abajura, ariko niyumvamo umutima ndavuga ngo ngiye gufata iki kintu nkisengere aba bajura bacike muri aka gace. Ubu dufite ubuhamya, dufite ubuhamya, dufite umutekano, tumeze neza. Ariko nshima Imana ko nabisengeye. Kuvuga ngo iyo uri umuntu w'Imana ukaba ahantu
uhera ku baturanyi ugenda waguka kugera ku niko bandi bimeze ntabwo twahera ku gusengera isi ku gusengera ibihugu Yego. tutarasengera icyacu aha bugufi ntabwo twahera hari n'abantu bajya basengera Isiraheli kuyisengera ni byiza Ni byiza. ntabwo twakwambuka ku gusengera Isiraheli Wabona umutekano. tutarasengera u Rwanda twebwe tutawufite yego Oya. hera ku mudugudu waba utubeshye. uzamuke ugere ku murenge ugere ku kagari ugere ku ntara ugere hose ugere ku bayobozi uzabone kwambuka n'abandi wambuka ugena ahandi nk'uko uhera no ku bana bawe nuko bimeze yego rero nugira umucyo mu rugo rwawe n'abandi bizabageraho nuko bimeze yego imana ibaho umugisha cyane mushumba ndizera ko dusobanukiwe abo turi bo gerageza kuba umucyo gerageza kuba umunyu aho ugeze bagutangira ubuhamya aho unyuze bamenye yuko uri umunyu bamenye yuko uri igisubizo kuba igisubizo ntabwo bivuze ngo mbese ukemure bya bindi umuntu yakubwiye no kumubera umunyu no kumubera itara iyo umubereye itara arahumuka akavuga aha nari n'umwijima kumbe nimukiye hariya hari umucyo hari icyo nakora nanjye kikangirira akamaro umuntu agahumuka amaso akagira icyo yakora ngo kimugirire akamaro rero reka tube umunyu reka tube umucyo aho uri hose mu rugo rwawe mu kazi ku rusengero usengera ahantu hose uri gerageza kuba umunyu abantu bumve bifuza n'ubu uri kumwe nabo bumve basusurutse bavuga batayiwe uzi ko kanaka yahari nunasiba akazi bavuga bati yo Esther yabuze uyu munsi rwose twamumisinze kubera iki kuko bazi ko hari ijambo ryiza ubabwira bakirirwa bameze neza rero amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hirya no hino duhinduka umucyo duhinduka umunyu kugira ngo tuzane benshi mu bwami bwa data mushumba dusoza reka dusengere umukumva wa Kristo kugira ngo buri muntu asobanukiwe yuko ari umunyu amenye n'ukuntu uwo munyu yawutanga aho agenda hose 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 imana ibaho umugisha data mu izina rya Yesu turagushimye nanone ku bw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugabura ijambo ryawe batubwira ngo umwigisha agabane n'umwigishwa rero ni ukuri turagabanye biradufashije turumva twifuje gukomeza kuba umunyu ndetse tukaba n'umucyo ugaragarira abantu bose nsengeye n'aba rero bagiye kudukurikira ndetse nabo bazabisangiza ndagusabye kugira ngo bashoboreshe kuba umunyu nk'uko ubivuga ubashoboreshe kuba umucyo kugira ngo ibikorerwa mu isi bitaguhesha icyubahiro bikurwemo kugira ngo abantu babuze amahoro ku bw'ingaruka z'ibyaha n'imyitwarire mibi bashobore kubireka abantu bareka ibibi bafata ibyiza igihugu kizagira amahoro umuryango uzagira amahoro ahantu hose hazaba amahoro ndetse tuzahesha abandi amahoro kubwo kumucyo uri muri twebwe dushoboreshe rero kwera imbuto zikwiriye abihannye dushoboreshe kuba umucyo kuko umucyo tubona yuko uganza umwijima soboresha abantu bawe tuma abantu bisubiraho tuma abantu bihana tuma abantu barekura tuma abantu batsindwa bemera icyiza bareka ikibi urakoze Mana ko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu amen.